Hi guys, mumeze mute? Umukobwa wanyu Neri nongeye kusuhuza ndabazana umukunzi wacu Rurangirwa. Abantu mwamusabye muri benshi mwifuje ko twazaganira nawe tukamuzana kuri channel yacu akaza akamenyana namwe yego. Mistake. So? Mistake. Ndi kuguhostinga. Namuhostinze yaje ku gacana kacu yaje gateza imbere n'ukuri wakoze. Ikintu kimeze neza cyane uko n'uganira na fiance. Guys, rero uyu ni fiance wanjye mu buzima busanzwe tubwira amazina yawe bakwitana. Nitwa Shizira Mugenzi. Shizira Mugenzi. Rero twamubazaniye Rurangirwa. Abantu benshi muri commentaire baravugaga tuzane Rurangirwa arabaye Rurangirwa. Ikigaragara abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba ni benshi cyane badukurikirana baradukunda, mana yanjye natwe turabakunda muradusapotinga. Sinzi ikintu nabivugaho, ni ukuri ukuntu mudusapotinga mukomerezeho. Abantu rero bajya bambaza ngo nyine turakundana. ngo sheri wawe ari he, ngo wamusize he, ngo fiance wawe noneho cyagiye bakuroze barambwiraga ati yo utupfaka utarashaka. Ntabwo napfuye. Ntabwo yapfuye, ni muzima. N'uwabigerageje ntabwo byamuhiriye kuko Imana iba ihari buri kimwe ahantu hose bihari ubu biba bimeze neza. Rero hari ibibazo tugiye kubaza. Witeguye ko tuza? Tubwire atari Inzira y'Umusaraba ni iyihe filime cyane? Nkina muri filime bita Indahiro y'Ubuto, nkinamo Ndi Gitifu. Uri Gitifu? Ubuyobozi bwarankurikiranye. Ni umupolisi mo hano mu Nzira y'Umusaraba. Indi filime yitwa Selfish yabanje guca kuri televiziyo y'u Rwanda, buri miraca kuri YouTube. Nitwa Charles. Indi filime nakinnye nayo bita Shenge, nayo nakinnyemo. Muri Shenge muri Shenge nitwa Ramba. Indi filime nayo Urugo rwanjye. Twakinanyemo. Ntabwo ari ubwa mbere duhuye ariko ni ubwa mbere dukinye dukundana. Ni umukinnyi mwiza, azi gukina, azi akazi ke kandi yubaha n'akazi, nicyo kintu mukundira. Ikindi the way he act, azi gukina neza. Ikindi kibazo, uri umusore, uri ingaragu, siko babivuga, warashatse, ibintu nk'ibyo tubwire. After akazi, behind the scene yayo, ndi umupapa. Umupapa? Wait, uri umupapa? W'abana bangahe? Batatu. Ibaze n'ukuri kw'Imana. Ariko nyine abantu benshi kubera uburyo bambona bazi ko ndi umusore, ariko nanjye nari nzi ko kiri umusore. Ariko ndi umusore. Ariko right, njye nkubona wambaye impeta. Natwereka impeta wabaye isize. Umva umugore yawe ari kubireba. Uyu munsi nambaye umugore. Ariko ajya yambara ku buryo hari n'igihe tuba twakinnye seri bikaba. Uyu munsi navumbuye umugore nsanga ariho akantu keza, mbona akantu kari sawa. Urumva ajya yambara twaba turi gukina akavuga ngo umukatinge ngo nibagiye ngo nakinanye nambaye impeta. Ariko nyine kuko muri no filme turabashiri. Ariko nyuma y'ubuzima busanzwe. Nyuma y'ubuzima busanzwe usundi wanyemera. Abantu benshi ukunda Sylvie cyangwa ukunda neza? Abafana banjye benshi banyuburije ko ngomba gukunda. Wabyaga wabyemeye? Fabi, I love you my baby. Akosaba ngo bakunda. Urumva abafana banjye benshi bagiye banyuburije ko ngomba gukunda. Kandi nanjye ngenda mbaha ibimenyetso byinshi byanyemera gukunda. Shano kurara akunda Sylvie, amwitaho
gusa akundana Neri mu buzima busanzwe turi inshuti ni umuntu okay navuga gutya ni umugabo mwiza arubaha ikindi hari ukuntu ubundi akenshi gukinana n'umuntu mukundana biragora sometimes kubera iki hazamo umukobwa nyine hari igihe ubona byakurutse byabaye birebire after sex ariko we ni umugabo arabyubaha mana yanjye kandi biri na respect ukuntu uburyo ki uri umugabo mu rugo rwawe ufite umugore n'abana ukina filime ukundana n'abakobwa nkatwe tukiri n'abakobwa umugore wabyumva atari cyane fadata mfite umugore ubizi neza gukunda akazi kanjye arabizi ko ari akazi usibye ko buriya sayidi imwe ntabwo gukina ukundana n'umuntu bisaba ko umuntu mwiyumvamo bisaba muwe muri inshuti kuko ntabwo wakina n'umuntu mukundana we nawe mufitanye ibibazo ntabwo kuko no muri filime akubwira akantu kumva koko ni mu buzima busanzwe nicyo kintu ari kukubwira nabi ku buryo washiduka ariko warabibonye ko ndi romantike ari romantike mana yanjye bwa mbere nabanje nyine ntabwo nabyumvaga neza ariko ugenda ukinana n'umuntu ugenda slowly ubyinjiramo rero mana yanjye gushyira nawe ni iby'agaciro no kunyana nawe ntekereza ko haba hari impamvu ya buri kintu cyose wenda impamvu twahuriye muri ino filime ni kugira ngo dukorane nuko babonaga njye nawe twahuza vibe Sylvie na Rurangirwa bahuza bagakundana ariko buriya nawe nkizi ariko ubundi reka nkubaze nka buriya mu buzima busanzwe barakikoje ikibazo abantu benshi hagati yanjye na Kanyana hano kuri set baramubwira twakunda kumubaza ataratoranya ati hagati yanjye na Kanyana wanjye byaramugoye ariko biba binagoye abakobwa babiri bose muri inshuti okay ntabwo navuga ngo nyine ni ukwikina ariko ntabwo turi abana babi no ubundi bidukina n'ubuzima busanzwe kandi bibaho twari turi hari urusaku twari turi no kubangama bari muri shoti ariko navuze ati tugomba kuganiriza umuhungu wanyu umvuko wanyu okay njye dukina n'umuhungu niyo mpamvu nishe umuhungu umusheri wa Sylvie rero that's why duhinduye location ariko bari gusakuza ugamande so ni icyo ushaka kumbaza umvute basi kuba narinje muri projet after yawe okay wenda nkaza bagahita banyibwira ko ngomba kuzagukunda oya bwa mbere zo ntabwo tuba tuzi tuzankunda nyine uko bose yagiye yandika script okay njyewe nubaha akazi kanjye sibyo numva ko nyine script yanditse ngomba kuyikina gusa byari sawa kubera n'ubwa mbere nyine twari duhuye ariko uri umukinnyi mwiza ndavuga iki kindi ni umukinnyi mwiza ni umuntu mwiza si byarumvikana burya iyo ukorana n'umuntu utumvikana biragora nkatwe abakobwa usanga akenshi ukavuga ati none w'umupapa uba wumva uri na safe ufite umugore wumva uri safe wumva ntabwo kareta bende sene ntabwo zizazamo hari abantu bahita bafatira nta muntu urafatiraho kuri njye ariko ndabizi neza ko bibaho barahari ariko ntabwo ari byo ntabwo ari byo si uko bitaba nubwo ari bibi impamvu atari bibi ni gute impamvu atari bibi umuntu murakuye kuri seti mukeneye mukundana nyuma mugiranye ibyiyumviro nyine ni ibyiyumviro kubera iki time muba mwahanye rega bino bintu dukina ni twebwe nubwo mba ndi kubikina wenda ndi Sylvie ariko still ni njye uba uri kubikina ndi umuntu muhora mukinana mukundana mujyana ndakubwiye ngo muri sinema ntidushobora kumara icyumweru tudahuye nk'uyu nguyu buri wa gatatu deje tuba tugomba guhura kuri seti turi bukinane sene zirenga enye dukundana dufatanye twegeranye ntabwo warenganye njye ntabwo narenganye abantu ku rundi ruhande
kubera iki umuntu murahorana umuntu uburyo ki the way nyine akwitaho aguha keya kandi turi abakobwa dukunda abantu batwitaye umuntu yatwitayeho ewana ni keya ziratwica uyu nguyu uratana umupapa abatubaza mwariye mumeze neza ni ukuri twitaho abantu bagukurikira bazakuvura ni ukuri muzakomeze umusapotinge umufashe kuko mu buzima ntawe wigira buri wese agirwa n'undi kandi namwe aho muzadukenera muzatubwire icyo dushoboye tuzagikora buri muntu nakubwira ko yishoboye azaba kubeshya uko byagenda kose umuntu akenera undi abakeneye ibindi biganza bimusunika kandi mu buzima urukundo ruraryoha warabyumvise njyewe okay mu buzima busanzwe amusingo seriously I'm single ariko nyine muri kumenyana nubwo uri single nubwo ndi single okay uyu munsi uranyihakanye imbere akamenya ngo uri single okay ndi hano nka Sylvie dufitanye ubukwe ndi hano nka Sylvie ntago nakwihakana ubundi boss yasaze gutegura igikwe cya danje urumva abantu mushaka ubukwe mujye kuri Big TV nimureza mujye kuri comment y'inzira y'umusaraba mwandike ngo rurangirwa na Sylvie ubukwe rurangirwa na Sylvie ubukwe rurangirwa na Sylvie ubukwe ubundi uko nimutabikora ngo ntabwo tuzakora ariko noneho comment zanyu zigiye kutwereka ese ibyo turimo gushaka gukora murabyemera ese muradushyigikiye ese muri inyuma yacu ese ubukwe bwacu muzabutaha bazabutaha abantu mushaka gutaha ubukwe bwacu inbox mwiyandikishe mubona ku bukwe bwacu bizaba bimeze bite ariko tuzaba dusa neza tuzaba twambaye neza tuzaba turi beza usibye ko no mu buzima busanzwe turi beza ariko uyu muntu kubeshya ubundi avaye kugira ngo umuntu avuge ngo uri mwiza ugomba kubyumva so mva utari mwiza nagomba numva ntabwo ndi mubi ariko nanumva ndi mwiza uyu mugabo rero ntukantera isoni buri munsi tuba dutangiye kuganira agahita atangira kumbwira ngo nyine umva manange azi kwita ku bantu ntekereza ko umugore wawe yatomboye uyu bundi yatoye intama mu gitema so mfite umugore mwiza nene umwana yanjye atateye umugore mwiza uteye neza usa neza uzi kwitaho munamubonye ntabwo mwamenya ko ari umugore wanjye mwagira ngo ni nk'uwamwisi cyakoze mba mbona ukuntu wita ku bantu mba ntekereza umugore wawe nkavuga ati wawe yaratomboye abagabo nk'abo nibo nyene muri he oya barazi uko ejo narose warongowe n'umugabo mu diaspora ufite amafaranga oya ntabwo uretse gato nyine tega amatwi uretse guhita uvuga ngo hoya mu buzima busanzwe ukabya inzozi kandi nazikabye ariko ikindi kintu ntazajya umuntu kubeshya burya nta mukobwa ushaka kuri twese tuba dushake tujye mu buzima bwiza twifuza rero ubuzima bwiza icya mbere ni iki ni amafaranga ariko avaye amafaranga ni uko umuntu agukunda iyo umuntu mukundana mugera kuri byose amafaranga araboneka murayashaka icya mbere ubundi ni urukundo oya ngereka nkubwire icyo nizera ko ari icya mbere okay ntabwo mfite experience nyine mu rukundo iki ariko ikintu cya mbere nizera thank you ikintu cya mbere nizera numva ko mu rukundo nta respect irimo nta rukundo rwaboneka nizera ko ikintu cya mbere ari respect icya kabiri nyine ikaba iyo moment connection mugirana wowe nawe then the money cyane amafaranga kuyuza kuri site nta kabayike bateze nyine umuhungu nyitaho tumaneza n'abahungu mwe mo muratekereza ngo muze mu mwakire twishimiye kubana namwe rero
guys mwakoze nizere ko murebye iki kiganiro cyose. Ni ikiganiro, ni introduction, tuzakora ikiganiro kirambuye twicaye ahantu hamwe dutuje, cyangwa dusure umuryango we tumumenye. Iyi turi no gufata akantu. Mwakoze guys, mukomeze mukore subscribe, comment, share. Ndabakunda, nkunda ukuntu muri kunyitaho, ukuntu mumpora hafi. Mana yanjye sinzi ikintu nakora ntabafite. Ndabakunda, Imana ibahe umugisha. I love you so much. Tuzagaruka umusibo ejo. Mukore subscribe, share and comment. Kandi ntimwibagirwe no kugira abandi mubwira ko ibintu byamaze kuba. Thank you. Welcome.